cyagiye rero cyo kurarana nticyageze, ahubwo Bwiza yararanye mu gikari na Gahindiro. Iryo jambo burundu riva ku mugabo w'umugaragu w'umwami Gahindiro. Ikitabashwa ngo ni ingobyi y'umwami. Nshuti bavandimwe b'Umukino TV, twongeye tugeze ku munyamateka wacu, ku munyabigwi wacu. Ngira ngo Shinani mwakwibwira abaduteze amatwi. Yego, mwaramutse cyane kuri ku Mukino TV, channel yacu ducishaho ikiganiro cy'amateka n'ikinyarwanda muri rusange. Niko bisanzwe, ni Shinani Habimana mwene Karasanye Kangendahayo Kamuvubyi agasema Kanyamuziga, umuhungu wo mwitorero mu ntorezi imbere ku mukondo. Ikivugo nkabandira urugamba rw'abasoro rwa mudasongerwa n'ingabo mbi ngabangera utagwabiza iminega ibana hamwe n'iya gisezera ngabo ikazitoza kuvuna inkiko ntavuna urugamba ntitume nsinzira nkabarwibasira batazi gusohoka rudatangwa intero n'abatigeze ibyitorero nkagira inkubiti banza ku kirari ruboneka hashize inyenzi. Uyu munsi rero bavandimwe baduteze amatwi cyangwa mudukurikira, twagira ngo tubasogongeze ku birari by'insigamigani tugenda dukoresha umunsi ku munsi. Abantu bamwe batazi imvo n'imvano yabyo, cyangwa n'urubyiruko rw'ubu rukibyiruka ruza rugasanga izo mvugo tuzikoresha gutyo gusa, akabifata gutyo ngo nibyo, ariko atazi inkomoko yabyo. Nk'uyu munsi turagira ngo tubasangize ku kirari cy'insigamigani cyitwa burundu. Ubundi biba burundu iyo ikintu cyashize, nibwo bakoza se byashize burundu. Ubwo rero Shinani, we buretse gatoya twasobanuzaga, iyo uvuze ibirari by'insigamigani, ni ukuvuga ngo ab'iki gihe ntabwo kumva ngo ibirari insigamigani, banza udufashe, biba bishatse kuvuga iki mu kinyarwanda cyo muri uyu mwaka wa 2024? Nyine ntaho bitaniye n'ikinyarwanda gisanzwe, ahubwo ubwo biba biri mu magambo ajimije. Ubundi kirari uko nagisobanura ni inzira ikintu cyanyuzemo. Ikirari ubundi hariko inzira ikintu cyanyuzemo. Ubundi uzarebe nkaho inka zanyuraga mu bwatsi bw'intereke bakomye cyangwa bw'umugunda, aho inka zanyuze hatari inzira hasigara icyitwa inkora. Si n'inka zonyine, naho inyamaswa yaba yanyuze haboneka ikintu bita inkora. Noneho umuntu ashobora gukoresha ijambo inkora, undi nawe akaba yanavuga ati za nkaho zanyuze cyangwa aho ikintu cyanyuze cyangwa aho bakinyujije, ati nahabonye ikirari. Mu magambo y'amanyamahanga ni nkabyo bakwita ngo ni terasi, aho ikintu cyanyuze. Terasi. Ikirari, inkora, aho ikintu cyanyuze. Noneho imigani dukoresha kuyita ikirari, naho ibintu byabaga byaranyuze bikazasiga umugani bivuye kuri iryo jambo ryanyuze aho ngaho. Nibwo rero bavuga bati ni ibirari by'insigamigani, aho ikintu cyanyuze kikahanyura kikaba, noneho kikazaba n'umugani. Nta iryo jambo riva. Icyo nicyo bita ikirari cy'insigamigani. Ni ukuvuga ngo ikintu kikazabaho, hanyuma kikazasiga umugani, ijambo rizasigara rivugwa kubera icyo kintu. Rwose urabyumvishe. Murakoze cyane. Ngira ngo n'abarimo kudukurikira ku Bisubizo TV no kuri Shishoza TV no ku Mukino TV, barimo baradukurikira. Hanyuma watubwiraga
kuri ntuza kuri burundu. Urabona tumenyereye yuko umuntu agenda agahera burundu bakaba bati burundu cyangwa ikintu cyashize burundu. Hanyuma iryo jambo ry'insigamigani, iryo jambo ryaje muzi byasizwe mu migani, iryo ryo rishatse kuvuga iki? Iryo jambo burundu riva ku mugabo w'umugaragu w'umwami Gahindiro, ngo yari n'umutwa, akaba umugaragu wa Yuhi Gahindiro. Noneho Yuhi Gahindiro yaje gukundana n'umukobwa bita Bwiza bwa Mashira, budashira irora n'irongorwa. Budashira irora n'irongorwa. Budashira irora n'irongorwa. Yari mwiza cyane ku buryo imyaka yose iyo ariyo yose yabaga ari mwiza, umugabo wose wamubona akaba yamwifuza. Nawe yari umukobwa wo mu bikomangoma, burya batubwira ko ari Bwiza bwa Mashira, ya Sabugabo na Sabwega, bikagera ku migani tujya twumva, bikagera kwa ba Matama ya Bigega. Bari ibikomangoma. Noneho Bwiza bwa Mashira aza gukundana na Gahindiro ari abana. Uzi ko uyu mukobwa mungana uri igitsina gabo, burya ntushobora kumurongora abakuruta. Urukundo rwarabaye rw'abo bana, ruba nka za zindi tujya tuvuga zitwa amuru sikoreri, burya n'umukobwa mwiganye ntiwamurongora. Noneho Bwiza bwa Mashira kubera ko bari ibikomangoma, asabwa i Burundi, arashyingirwa, atwarwa n'igikomangoma cyaho Rugayi rwa Buzi. Agezeyo burundu aguma guhakwa kwa Gahindiro. Mibambwe se wa Gahindiro atanze, urumva Gahindiro yari mukuru, ni wari ugombye kwima ingoma. Amaze kwima ingoma, rwa rukundo rwo mu bwana ayumva ruracyamushimashima. Ahita abwira umugaragu we Burundu, umutwe witwaga Burundu, ati ndashaka kugutuma i Burundi ukazafata ubu Butega. Ubutega ni ibintu bambaraga ku maguru bimeze nk'ibikomo n'imiringa. Butega hari inyereri, ni ibintu bambaraga by'imitako, ariko akenshi byambarwaga n'abagore nyine ba mu miryango yifite. Ntabwo ibikomo n'inyereri n'ibitega byagombaga, ntabwo rubanda rwa Giseseka rwabyambaraga. Byabaga ari nk'umudari cyangwa amapeti. Nta muntu w'umutindi wapfaga kwambara. Reka byabaga binahenze, bikoze mu mabuye, mu miringa. Muringa se si kobalite ngira ngo n'amafeza, byabaga bihenze. Ni nk'uko n'uwambaraga inkanda yambaraga inkanda iciriritse ijyanye n'icyiciro cye, ntabwo ntashobora kwambara inkanda y'umukane w'ingwe cyangwa inzobe. Byabaga ari imyenda. Ni nk'uko n'ubu nko mu bitenge rubanda ruciritse rushobora kwambara kareyare, umukire yambaye wagisi oranje, biratandukanye. Noneho ubwo Burundu Gahindiro yaramutumye ajyana ibitega. Twongerera ijwi. Ajyana ibitega i Burundi. Agiye ku byo twakwita misiyo, ndumva nubwo atari ikinyarwanda abo babyumva neza rwose nayo cyane, cyangwa mission. Agenda agiye kuri mission yo kuziba Bwiza, akamuzana. Amaze kugerayo ajyanye bwa bitega, amuhaye nk'intashyo, aramutuma no mu magambo ati ugende umutashye Bwiza bwa Mashira budashira irora n'irongorwa,
umubwire ataragutashya Semutakirwa umutambana shakwe umuhungu w'imbirima na matovu ibusasa abagore buvoma abagabo Gahindiro ka Mibambwe utitahe n'ubusa ritabaye ubusa yagutashyeho akira n'intashya guhaye arabimuha Bwiza arishima aramubwira turakoze genda ukesha ubuhake ariko ubwo yabimuhaye ubuhake yamaze kububona Rugayi yabumuhaye bibanza no kumugororwa arimenyereza areba kurinda ugera ku mwamikazi nzi ko ari umwamikazi biba bikomeye biba bigusaba kuba wamenyereye noneho amaze kubimuha nawe aramubwira ati genda igihe nikigera uzasaba so ubujuru busa ujye gusura mu rugo nanjye nguhe ubundi ubutumwa yarabumuhaye aragenda ngo i Burundi baturushaga ibiti byiza bivamo imibavu agenda ashaka atuma abagaragu bazana imibavu barayifuka bayishyira mu bweso n'utwabya duto bapfundikiza ibyo bitaga ubujeni ni nka kore abakurambere bajyaga bamenya uko batunganya ibintu byabo ikintu bashaka gusiringa cyangwa gupfuka cyane bakoreshaga ubujeni ni kore yavaga mu biti n'ubundi twageranya n'amareragege barabifungaga bikuma pe amufungira iyo mibavu amareragege ngira ngo ntabwo ubu ngubu abantu ntabwo babisobanukiwe wadufasha ukadusobanurira kubera ko amareragege ni ukuvuga iki amareragege ni amarira y'igiti uzareba igiti iyo cyakomeretse cyane cyane nk'igiti kigira amareragege menshi uzarebe iki giti cya gerevariya uzarebe iyo hari ubwo gipimo kikizanaho inyuma amatembabuzi yakivuyemo imbere yagera inyuma y'uruhu agakora ikintu kimeze nka kore kiba kimeze nk'ubuki niyo mariragege birya rero niyo sisiteme abakurambere bakoreshaga hari ibiti biyagira amatembamuzi menshi ashobora kuza agafata iyo bashaka kuzafunga ibintu byabo barayakoreshaga bakayakoramo nk'icyo twakwita kore y'ubu icyo gihe rero yarafunga utwo twabya turimo umubavu abwira Burundu ati ngaho munshyirire kandi unamubwira uti nawe itahe n'ubusa ritabaye ikitabashwa ngo ni ingobyi y'umwami ntabwo ari ingobyi burya bayita ikitabashwa ni ukuvuga ngo ingobyi batwaraga mu mwami bayitaga ikitabashwa hanyuma ntibamuheke bakamuremera hanyuma baza kumuremerwa ati rero abagaragu bazaremerwa ikitabashwa cy'umwami mumuzane ati umugabo wanjye nzamubwira ko ari muramu wanjye w'umugore uturutse i Rwanda tumuheze mu nzu y'inyuma muteguze ko agomba kuramuka ajya guhiga umuhigo wo kwakira muramu we akabona uko nihezura bakaza kurarana akamuha iby'abaramu niko byagenze rero Rugayi baramushuka ingobyi ikitabashwa cyururukira mu nzu yo mu gikari mu muhezo abagaragu binjirayo bo kwa Gahindiro Bwiza bw'amashira aragenda aratanguranwa abwira umugabo ko arimo kuganira n'umushyitsi yari yaramubwira urumva ko yari yabimuteguje ko ahageze ko iri joro bararana baganira ibyo mu rugo noneho bwacya akajya gushaka umuhigo wo kubakira bakabona no kuza kurarana cyagiye rero cyo kurarana nticyageze ahubwo Bwiza yararanye mu gikari na Gahindiro mu gitondo ubwo umugabo akora ku mpigi n'abahigi ishyamba bararisesera bajya gushaka umuhigo wo kuza kwakira muramu we ngo w'umugore
akimara kwinjira ishyamba hari umuja wa Bwiza wahabaga, izina ngira ngo izina ndaryibutse, bamwitaga Nyirabunjagari, niwe wagiye yongorera sebuja Rugayi, atari ko databuja, ati ko uriya mushyitsi waturutse i Rwanda bavuga ko ari muramu wawe w'umugore, ko kitabashwa bakiremereye bakijyana mu gikari aho botera akazuba, atagasuna kari kagitwikiriye kakanyushukaho gatoya, bagahita bagasubizaho, atari ko nashoboye kubona inkokora ze, nabonye inkokora ze atari iz'umugore, inkokora ze zimeze nk'izafoye umuheto. Sebuja aramutwama, ati wa mukobwa ugira menshi, ibyo bibajijwe nande? Nyirabunjagari aricecekera, yari yabirabutswe, akaya mvugo yowe yari yabiyotse. Ubwo Rugayi agiye mu ishyamba, arahize, ihembe riravuze, baravumbuye. Igihe cyo kuvumbura ngo kigere mu mwanya batarica n'inyamaswa bakiyirukankanye, abasigaye mu rugo ngo babonye umwanya, Bwiza bamukubise mu kitabashwa cye, nawe yari umwamikazi, yari igikomangoma. Babagaragu bashinzwe kumurinda bari aho n'ubundi bashinzwe kumuheka, babaha uburenganzira, aravuga ati mu mpeke tugende mbereke aho tujya. Ntibari kwangira nyirabuja, ikitabashwa cye barakiremera, abo kwa Gahindiro nabo baremera icyabo, Burunda bajya imbere. Kukiremera n'uguheka, n'uguheka umwami. Burunda bajya imbere, Nyirabunjagari wa muja waje kuvuga ko abonye inkokora zimeze nk'izafoye umuheto, nawe yirukaga n'ishyamba avuga ataragiye Bwiza na Burundu, aragiye Bwiza na Burundu, atabaza sebuja. Ndetse ntumwe mugereho ijwi araryumva, bageze mu ishyamba umuhigo barawuta, baza birukanka. Nyirabunjagari aravuga aragiye Bwiza na Burundu, aragiye Bwiza na Burundu. Ubwo Burundu na Rugayi n'umwami w'u Rwanda Gahindiro na Bwiza bwa Mashira, ingobyi iramanutse, bamaze kwambuka Akanyaru, barazamuka za Nyaruteja, ubwo bageze ni hariya za Butare, bageze mu Rwanda. Rugayi aje atereye amaso hakurya ku Kanyaruteja mu Rwanda, abona ibitabashwa biraremerwa hakurya bagiye. Ubwo Bwiza baramwibye, agarutse kwa Gahindiro, umugabo we kubera n'agahinda n'urukundo yamukundaga, umuheta awuvunira ku ivi, yiyahura mu Kanyaru. Uwiyahuye ninde? Ni Rugayi. Rugayi tudaguciye mu ijambo, yari muntu ki? Rugayi yari igikomangoma cy'i Burundi, wari wararongoye Bwiza, ariko murongora yakundanaga na Gahindiro. Hanyuma Gahindiro bari abana, Bwiza arongorwa i Burundi, kuko umukobwa mungana kuwe gutamurongora, abakuruta cyane, abakurusha n'igihagarara. Aho yaje kubera umwami, atuma y'umutwa Burundu bakora iyo mission cyangwa iyo misiyo cyangwa ubwo butumwa, aramugarura nkuko nabikubwiye. Bashutse Rugayi n'abagaragu be ngo bagiye guhiga, araza asanga ingobyi bayambukanye intuza, ariko Nyirabunjagari yirutse avuga ataragiye Bwiza na Burundu,
burya icyo kirari rero cyatangiye bavuga ngo aragiye Bwiza na burundu, bukeye Bwiza babivanaho, ikintu cyaba kigiye baba batakigiye burundu, kuko burundu ntiyagarutse Burundi, na Bwiza ntiyahagarutse, na Gahindiro ntiyahagarutse, yewe biba n'imvano ya sebuja yo kwiyahura, nawe ntiyongeye kubaho, ibintu biba burundu, ikintu gize bati ese byashize burundu. Ni icyo kirari burundu yari uwo mutwa wavayeho nkomoko yo kuzana Bwiza bwa Mashira, ntiyasubiye bigenda burundu. Nuko abantu badukurikira bumva aho ibirari biva, nako insigamigani ziba zarabayeho. Burundu yari uwo mutwa w'umugaragu wa Gahindiro, bamuvana i Burundi kwa Rugayi rwabuze aho yari yarashatse, amujyana ubutazagaruka. Baravuga bati yamujyanye burundu. Burundu naho yaturutse. Ntaho yaturutse. Bwiza yagiye na burundu. Ntabwo ubundi Bwiza ntibyabaye, ntabwo byavuze ngo Bwiza yagiye burundu. Kuko byatangiye bivuga ati Bwiza yagiye na burundu. Nuvuga ngo burundu yari umuntu. Hakaba na Bwiza. Na Bwiza amwiba mu rugo rwe aramutwara, biba amutwara burundu. Burundu ivaho, n'ibishyimbo byawe iyo byashize bishira burundu, n'ibitoki byawe byasha bigashira burundu. Ni uwo burundu w'umutwa, tujye tumenya aho bituruka. Nuko murakoze. Murakoze cyane.